birazwi neza ko atari kenshi rwose byashoboka ko wumva hari ibihugu ku mugabane wa Afurika byabasha kwishyira hamwe nabo ngo bagire ibihano runaka bashyiriraho kimwe cyangwa byinshi mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Nyamara kandi abanyafurika mu bihugu byabo bitandukanye bashegeshwe igihe cyose bikomeye cyane n'ikomanirizwa rijyana n'ibihano bashyirirwaho umusubirizo, bikabagiraho ingaruka nyinshi cyane zirimo kubategeka gutandukanira kure na politiki bo bashyize imbere mu bihugu byabo, bakagendera ahubwo ku byo bahatirwa n'ubwo burengerazuba bwese ku ngufu. Batabikora barakeneshwa, bagasonjeshwa bikomeye n'ibyo bihano, ariko kandi bikajyana n'imvururu nyinshi muri ibyo bihugu zitanaburamo n'ihirikwa rimwe na rimwe ry'ubutegetsi. Aho rero ikibazo gitangiye nacyo gusesengurwa cyane, kibangu ibihugu byo ku mugabane wa Afurika byo bibure ngo nabyo bibe byashyiriraho ibihano abo batumvikana mu burengerazuba bw'isi, ibihano bigahinduka intwaro y'uruhande rumwe gusa rw'uburengerazuba. Ibyo biribazwaho cyane ubu ngubu hanagendewe ku bihano nanone Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziheruka gufatira bamwe zikavana muri AGOA ibihugu nka Uganda, Niger, Gabon na Centrafrica, ariko bikiyongeraho n'ibindi bihano bitandukanye bihuzwa n'ubukungu. Ibi byose bishingirwa gusa ku byemezo bya politiki n'imitegekere imbere muri ibyo bihugu, kandi nyamara bikageraho ngaho n'ibyahakorewe bitagaragara nk'ikibazo cyihariye kibangamiye koko abatuye ibyo bihugu, rimwe na rimwe ari nabo babyihitiyemo. Muri ibyo bihugu byose nta na kimwe cyashyize mu bikorwa politiki yakebukagiye wa mugarura ubusanzwe, nacyo ngo kibe cyagiriye ibihano cyashyiriraho Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa kinifatanye n'abandi nabo bagira icyo babikoraho. Hakibazwa ngo ese nuko nta gihano na kimwe koko babasha gushyiriraho Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi mu burengerazuba bw'isi nabo bibe byabagiraho ingaruka koko. Ntabwo ari byo. Ni ibihugu byose hamwe 54 ku mugabane wa Afurika bifite n'akarusho ko kuba bibarizwa mu ihuriro rimwe, umuryango wa Afurika yunze ubumwe, kongeraho n'iyindi miryango myinshi cyane mu turere ibihugu bibarizwamo. Aho ku rundi ruhande bikaba ibihugu 52 byitwa ko bibarizwa muri icyo gice cy'uburengerazuba bw'isi bwazengereje cyane abandi bose mu bihano babashyiriraho. Bamwe nabo uko babibashyiriraho ako kanya nabo bahita babeshyura, nabo bashyiraho ibihano ku babibafatiye, nuko nk'Ubushinwa, Uburusiya n'abandi ibihano mu burengerazuba bw'isi babafatira nabo bahita babashyiriraho ibiteye kimwe. Ubwo none hihangana hagati yabo rigashyirwa mu bikorwa muri ubwo buryo. Uko ugenje undi ni ibisanzwe muri politiki zijyana n'imibanire y'ibihugu, akaba ariko nawe akugenza. Ese Afurika nta kifite yacuruza cyangwa se gifite icyo kimaze yakomeraho Uburayi na Amerika? Ibirahari byinshi nta kubishidikanyaho. None kuki badashyiriraho ibihano ababi barundaho igihe cyose bikazambya byinshi mu bihugu byabo bigira n'ingaruka nyinshi mu baturage babo? Ubusanzwe intero n'inyikirizo cyangwa amagambo aryoha cyane hose mu banyafurika igihe cyose hahoramo ubumwe, gutahiriza umugozi umwe nka politiki z'imbere mu bihugu byabo zigomba no kugezwa ahubwo ku mugabane wose. Niyo mpamvu umuryango mukuru gusumba indi yose bahuriramo banawitwa wa Afurika yunze ubumwe, wahoze witwa ubumwe bwa Afurika, no guhindura izina ubwabyo byumva uburyo babyitayeho ntabwo bishoboka, no gushakisha inyito zizenguruka kuri ubwo bumwe. Nyamara mu bikorwa icyo ngicyo ni ikintu cyabihishe cyane, biturutse ku iterambere ry'ibihugu buri kimwe ukwacyo muri Afurika rikiri hasi cyane ugereranije n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bubazengereza buryo mu bihano bubashyiriraho. Aho mu burengerazuba iyo nk'ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigize igihugu zishyiriraho ibihano, bahita babyumvikanaho ako kanya icyarimwe n'abanyaburayi bose bakagihuriraho icyarimwe, kuko bo nubwo batirirwa rwose baririmba ubumwe ariko bazi icyo bumaze, bakabushyira kandi igihe cyose mu bikorwa kurusha abanyafurika baburirimba, bakabufumamo ingofero, imenyetero n'imipira bakabwambara cyangwa bakabwishushanya hose ku mibiri, ariko mu bikorwa ari banyamwigendaho batabugira namba. Igihugu ukwacyo muri Afurika ibihano cyashyirirwaho n'uburengerazuba bw'isi, aho kirirwariza cyonyine kikaba gihanganye n'uburengerazuba bw'isi bwose bw'ibihugu hafi 52 ari kimwe ukwacyo, hanyuma nacyo mu kwirwanaho ibihano byose cyabashyiriraho abo bandi bose hamwe mu burengerazuba bw'isi bigahinduka hafi ubusa. Mu gihe ubwo nta wundi ibyo ngibyo bihangayitsa ku mugabane wa Afurika mu bindi bihugu 53 byose biba bisigaye. Nyamara mu gihe ibihano by'uburengerazuba bw'isi byaba bihindurwa ikibazo cy'umuryango wose wa Afurika yunze ubumwe, hagira igihugu kinyamuryango cyawe gishyirirwaho ibihano mu gihe batumvikana nabyo, uwo muryango nawe ugahita ushyiriraho ibihano abo bandi mu burengerazuba bw'isi. Ibyo bikagaragazwa nk'aho ari ibintu bishobora guhita bihindura byinshi muri politiki nk'izo ngizo abanyaburayi na Amerika bakangisha igihe cyose ibihugu byo ku mugabane wa Afurika, kuko bo babihuriraho mu gihe byo byirwanaho buri gihugu kwacyo cyonyine. Icyo ni ikintu gisa n'igitangaje cyane kandi kiboneshwa amaso igihe cyose.
uburyo ibyo bihano biremerera cyane abanyafurika mu bihugu bishyirirwaho ibihano nk'ibyo ngibyo, nyamara bikarangirira aho ngaho, kandi bazi neza ko icyo bikomeza cyane ari uburyo bahurirwaho icyarimwe n'uburengerazuba bw'isi bwose, nyamara nabo ntibahindukire ngo bifatanye bibe byanyuzwa mu miryango myinshi bahuriramo kugeza kuri uwo w'Afurika yunze ubumwe, nabo babe barengera ibihugu byabo bashyiriraho nabo ubwo burengerazuba bw'isi ibihano, mu gihe baba bumva kuko byashyizweho mu karengane, ahubwo ibyo bakabirengaho ntibagire icyo babikoraho, barangiza bakivovotera rimwe gutyo gusa bikarangirira aho ngaho. Uko kutavuga rumwe cyangwa kubura ubumwe ubusanzwe burirembwa cyane mu banyafurika. Kuri iyi ngingo y'ibihano bafatirwa bibagira abanyantege nke cyane ku buryo nta na rimwe birabaho ko nabo babasha gushyiriraho ibihano abandi babibafatira mu burengerazuba bw'isi. Ni mu gihe nyamara ibihano by'umugabane wose wa Afurika kuri ubwo burengerazuba bw'isi nabyo byaba bihambaye cyane ku buryo bitabura nabo kubahinduza imyitwarire n'imyumvire, bakaba bacisha make cyangwa se bakajya babanza nibura nabo kwikandagira no kwiga bihagije ku ngaruka bavana mu kugira igihugu bahana batyo muri Afurika. Ariko ubu ibihano nk'ibyo baracyabishyiraho bisanzuye cyane kuri buri ngingo na politiki batumvikana nazo mu bihugu byo muri Afurika, batanabitekerejeho na gato kuko ntacyo bibabwiye kandi nta n'ingaruka nambabo bashobora kubivanamo. No kubafata aho ngaho bakarambika hasi bagahondagura barambaraye batabasha kugira icyo bakora kindi na kimwe. Ibyo rero hari bamwe bamaze kubitahura no kugira icyo babimenyaho gifatika ku mugabane wa Afurika, ari nako kandi bakomeje kugirana ibiganiro n'inyigo nabo bagambiriye kujya bagira ibihano bashyiriraho uburengerazuba bw'isi mu gihe burengereye. Ibyo ngibyo nibibaho nabyo bizahindura byose ku nshuro ya mbere bigishyirwa mu bikorwa. Iyo ntwaro bahondaguzwe igihe cyose yitwa ibihano byitwaje n'uburengerazuba bw'isi nayo izahita itakaza noneho ubukana ibarambanyeho mu myaka myinshi ishize. Ibihano byitabazwa nk'intwaro ubundi byo bigenda gute mu mibanire y'ibihugu ku rwego mpuzamahanga? Nta kundi bijyanishwa igihe cyose n'ubuhangange, kimwe n'ubugenzuzi ibihugu by'ibihangange nyine bihorana bigomba no gushyira ku bindi by'intege nke ngo ibi bikorerwamo byose bicishwe igihe cyose mu mirongo imwe nabo nta gucira uruhande rwabo n'ibyo bashaka. Nk'ubwo mu bigezweho niba bemera ko abantu bisanzura mu butinganyi bwabo, ubwo amategeko agomba kujyanishwa nabo maze hose muri Afurika naho agashimangirwa gutyo nta kibihindutseho. Wabirengaho icyo gihe noneho n'ukuzana rwa rubando rw'ibihano by'uburengerazuba bw'isi ugahondagurwa gutyo mu gihe utemera kubiyoboka. Ubwo ibihugu bitanu gusa bigenzuza umuryango w'abibumbye l'ONU ubudahangarwa biwufite mbo binyuze mu rwego rukuru rwawo bita inama y'umutekano yawo, Ubushinwa, Ubufaransa, Ubwongereza, Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nuko bakomeza kugumana ubwo buhangange ku bindi bihugu byose bisigaye mu isi bigomba igihe cyose kugiye nyuma ya kimwe muri ibyo kibarengera iyo bigeze ku biganiro bijyana n'ibihano mpuzamahanga by'ubukungu n'imibanire n'amahanga. Nk'urugero mwihangana ndetse n'imvururu hagati ya Israel na Palestine na amakimbirane rwose menshi yakaba yararangiye hagati yabo, yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidahita zihindura imfabusa ibihano byose Israel igerageza gushyirirwaho, iba yararekeye nk'ubwo abanyapalestine ubutaka bwabo bwumvikanyweho no muri umuryango w'abibumbye ubwawo nabo bakabubu baba barashinze igihugu cyabo byaranarangiye. Ariko Israel mu kinyejana cya 21 nicyo gihugu cyonyine cyemerewe gushinga za koloni ahitwa mu mahanga, nkaho abanyapalestine ubwari abacakara babo bakoloniza uko babyumva kuko baba rushinga ingufu za gisirikare gusa. Abandi bose icyo gihe iyo bivovota ngo Israel bihagarike inakomirwe hose ishyirirwaho ibihano, Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho zihita zirengera Israel zitabaza ubwo budahangarwa bwazo muri l'ONU zikaburambika ku meza byose bigahindurwa zeru. Abandi rero nabo nuko bibasaba igihe cyose kugambana n'Abarusiya, Abafaransa, Abashinwa cyangwa Abongereza ngo nabo bazashyire ku meza yo turufu nkuru y'ubudahangarwa, mu gihe hari abandi bazaba babahuriyeho bagambirira kugira ibihano babashyiriraho. Nuko rero iby'ibihano bihinduka umuzigo uremereye cyane no kubyivanaho burundu cyangwa se ahubwo kubyivana imbere ntibibe bya bose mu gihe batagize kirengera. Uhereye aho muri l'ONU nyine ubwaho, indi miryango nk'iy'ubumwe bw'Uburayi cyangwa se ibindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi ukwabyo, abo bose bahora n'ibihano byitura ku banyafurika mu bihugu bitandukanye no mu gihe gitandukanye. Ariko bo imiryango yose abanyafurika bahuriramo ku mugabane wabo nta na rimwe barabasha kubyumvikanaho ngo nabo babe bagiriye ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi babasha gushyiriraho ibihano. Aho rero kuba bikurikiranira hafi bakabisesengura n'imibare mike ubugwari bukomeye cyane no kubura ubumwe mu buryo butangaje ku ruhande rw'abanyafurika. Reka dufate nk'urugero rumwe ku modeli rusange w'ibihano uburengerazuba bw'isi bushyira ku bihugu byo ku mugabane wa Afurika, ureba uko bibari n'injyana muntu n'ingaruka nyinshi bigira ku baturage muri ibyo bihugu.
nk'urugero gusa nyine mu bihumbi 2009 inama y'umutekano ya Loni yarateranye yishyiriraho igihugu cya Eritrea ibihano bemeza ko ubutegetsi bwayo butera inkunga imitwe y'iterabwoba mu bushyamirane bari bafitanye na Djibouti. Eritrea yashyiriweho ikomanyirizwa ku bucuruzi bw'intwaro, ivanwa muri gahunda zose zijyana n'inkunga n'ubufatanye mu bya gisirikare n'abandi. Bigeze noneho mu bihumbi 2011 ibihano birakazwa cyane, hongerwamo ibindi by'ubukungu byarimo nko gufatira 2% mu misoro ku mafaranga menshi abanya-Eritrea baba mu mahanga bohererezaga abo mu miryango yabo, ndetse n'ibindi bihano ku by'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro n'itunganywa ryayo. Ibyo bihano rero Eritrea yaje kubivanirwaho hashize imyaka hafi 10 yose mu bihumbi 2018 binamaze kugaragara ahubwo ko n'ibyo butegetsi bwayo bwashinjwaga bitari byo. Nyamara byari byarasenye ubukungu bwa Eritrea bwitura hasi n'ubukene bubakarande muri rubanda. Nuko rero ibihano nk'ibyo ngibyo bigenza kenshi abaturage mu gihe abategetse n'imiryango yabo bo birumvikana cyane baba basanzwe bitungiye byinshi bafite nuko bikomereza n'ubundi n'ubuzima bwabo ntibigire ingaruka zihariye bibagiraho ubwabo. Ariko kandi rimwe na rimwe n'ibyo bashinjwa nabyo akaba atari byo, cyangwa se nanone n'ibituma bashyirwa muri ibyo bihano nabyo ari ibijyana na politiki koko ziba ari na ngombwa mu bihugu byabo, ariko zihabanye n'ubushake bw'uburengerazuba bw'isi. Igikomera aho ngaho n'uwo buryo ibyo bihano batabasha kubyivanamo cyangwa ngo mu kwihagararaho nabo abanyafrika bose bishyire hamwe ijwi ryabo rimwe nyine rigira uburemere bufatika, nabo babashe kwishyura ababashyiriraho ibihano, nabo babibafatire nyine nk'ake bukajye wamugarura atari umugani gusa, kuko nayo ari politiki yitabazwa cyane mu mibanire n'amahanga. N'undi ugenza uko akugenje ukamufata uko agufata. Igitangaje rero muri byose ahubwo nuko uburengerazuba bw'isi buhindukira bukifashisha n'uwo muryango wa Afurika yunze ubumwe ubwawo bawusaba kutitambika mu nzira z'ibihano bashyiriraho ibihugu bitandukanye binyamuryango byawo, nawe ahubwo ugahinduka ku kigero runaka ugomba gushyigikira ibyo bihano by'uburengerazuba bw'isi ku banyafurika bawuhuriramo, maze aho ibyo bihugu bishyirirwaho ibihano bigasigara byonyine n'ibibazo byabyo nta kirengera. Nuko bigira ubu ngubu nko mu burengerazuba bwa Afurika abanyaburayi n'abanyamerika bagatera inkunga CEDEAO cyangwa ECOWAS, akaba ari nabo babafasha ahubwo kugeza ibyo bihano ku bihugu bihabarizwa. Ibyo byiganjemo ibiherukamo impinduramatwara za gisirikare zakomeje kubatandukaniriza kure n'uburengerazuba bw'isi, bikoranira ahubwo n'abandi nk'Abashinwa n'Abarusiya. Icyarimwe rero murabyibuka bahuriweho n'ibihano by'umusubirizo bishyigikiwe n'imiryango y'ubuhahirane bahuriramo mu bice babarizwamo, ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ubwawo. Mu bihe byashize ni nako byagendekeye kandi abandi nko muri Libya ya Colonel Muammar Gaddafi kugeza yishwe. Muri make ibihano by'uburengerazuba bwese kuri buri gihugu muri Afurika biracyananyuzwa neza mu mahuriro y'ibindi bihugu by'abanyafurika kimwe no mu muryango wa Afurika yunze ubumwe bahuriyemo bose. Muri iyo migenzereze rero uburemere bw'ibihano bashyirirwaho icyo gihe buzakomeza kuba byinagaza nabyo bikomeye cyane, kandi ubwo ni n'uburengerazuba bw'isi ahubwo butari bukwiriye no gutunga urutoki, kuko ari ibihano bishoboka cyane ari uko binyujijwe mu banyafurika ubwabo. Akaba ari nayo mpamvu politiki yake bukajya wamugarura itaranyuzwa muri iyo miryango yose n'amahuriro by'abanyafurika kugeza no muri Afurika yunze ubumwe ubwayo. Iyo nayo rero izaba politiki itazigera ishoboka, ahubwo ibihano by'uburengerazuba bizakomeze kubabera cya kibando bahondaguzwa, bitaba ibyo ngibyo bakayoboka nyine nta kundi ibyo basaba batanitotomba, niye byo ntaho byaba bihurira n'imyemerere yabo cyangwa se ibindi bibafitiye inyungu. Kwishyira hamwe kw'ibihugu nka Mali, Guinea, Burkina Faso na Niger bakihagararaho bikomeye mu minsi ishize, banishingikirije kandi ibindi bihugu by'ibihangange mpuzamahanga nabyo bihanganye n'uburengerazuba bw'isi, ni ibintu byatangiye guhindura byinshi ku buryo byanatumye ibihano bashyiriweho nabyo bihinduka imfabusa kugeza n'ubu ngubu. Mu muryango wa Afurika yunze ubumwe ubwaho cyangwa na CEDEAO, ECOWAS bahuriyemo byarangiye ntacyo babashije guhindura kuri ubwo butegetsi bushya bw'impinduramatwara za gisirikare bwahashinzwe. Ibyo byatumye ubumwe ndetse no gushyigikirana kwabo nabyo bifatwa nk'urundi rugero ruca intege cyane ubwumvikane uburengerazuba bwese busanzwe bugirana n'imiryango bahuriramo, bigahinduka inzira ituma ibyo bihano binabasha kuzahaza bidasanzwe ibyo bihugu bishyirirwaho. Uko impaka nazo zikomeza ubu ngubu kugibwa muri uwo muryango wa Afurika yunze ubumwe ubwawo kimwe no mu yindi miryango itandukanye y'ubukungu ibihugu bihuriramo mu turere bibarizwamo, ikigero birusha gushyirwaho nacyo kiratangiza urugendo rw'intambwe yo kuba havugwa ijwi rimwe bamagana ibihano abandi banyafurika baba basanzwe ari abanyamuryango nyine muri ayo mahuriro bashyirwaho. Hazakurikiraho noneho kwanga kubikurikiza cyangwa nabo bashyiriho n'ibindi bihano ku bazaba babifatiye ibindi bihugu muri Afurika.
nanone mu mikoranire n'izindi mpande zitabarizwa mu burengerazuba bw'isi nk'Abashinwa, Abarusiya, Abahindi, Turkiye, Iran ndetse n'abandi, nta kabuza aho ngaho ibihano byinshi by'uburengerazuba bw'isi ku mudeli bwamenyereye bizagira aho ngaho bihinduka imfabusa burundu ku bihugu by'Abanyafurika, n'abahubwo babashe kugera ku ntambwe yo gushyiriraho ibihano byeruye abari basanzwe barabihinduye nk'intwaro bwite yabo. Ibyo nta n'ikindi bigaragazwa ko bisaba cyangwa se cyatuma bishoboka atari uko kwikoranira nyine n'izindi mpande, ntibiringire gusa ubuhahirane n'imikoranire barambyemo cyane n'ubwo burengerazuba bw'isi, kongeraho nuko kwigumura kuri ibyo bihano bose banga kubikurikiza binyujijwe mu mahuriro n'imiryango babarizwamo kugeza muri urwo rwego rw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ubwawo. Ubu rero hari n'intambwe zatangiye guterwa kuko kuri iyo ngingo haherewe mu burengerazuba bwa Afurika no kuri izo ngero byonyine twagarutseho. Mu gihe bizaba bimaze kugirwa noneho nk'ihame, ibihano ntabwo bizongera kugirwa nk'ikibando gihondaguriye ibihugu byinshi muri Afurika, aho ni naho na bwa bumwe n'ubwigenge bwuzuye mu bya politiki z'imbere mu bihugu byabo bizaba bitangiye kugerwaho, ahari bamwe badashobora no kongera guhatirwa ibintu nko guhinduka abatinganyi hafi no ku ngufu cyangwa ngo batinye no kugira icyo babivugaho gusa nk'uko bamwe muri Afurika babikora, yewe niyo baba batabyemera nk'uko biri ubu ngubu betinyira ibyo bihano by'uburengerazuba bw'isi bakanyuza ibintu mu gahato, ubwo burengerazuba bwese bubakururira mu bibasenya cyangwa ibitagira n'igisobanuro icyo ari cyo cyose kuri bo, cyangwa nanone ngo bibe byagira inyungu na busa bibagezamo.